Okay, ladies and gents, uyu munsi twaje tuzanye video cyangwa se story y'umusore n'umukobwa bakundana. Ese ubundi Mbabazi uramutse wisanze cyangwa se wirotuje ugasanga ukundana n'umukobwa umeze nk'uyu nguyu nk'uko wagiye kumutwereka muri video, waza kubigenza ute? Wabyifata mute? Reka tubanze dufata amasegonda make twamamaza. Nk'uko mubibona uyu munsi abakunzi ba filime nyarwanda nanone hari channel ni Ayigasa Official TV. Ni channel rero izanye amafilime menshi atandukanye arimo ubutumwa bugiye butandukanye, ndetse ikaba inazamura impano ku bijyanye n'urubyiruko ku mpano izo arizo zose rwaba rwifitemo. Tudatinze rero ubundi barimo baratubwira ngo kireka twumve. Gasabo mana yanjye twagiye tubona amasheni atandukanye, amacano n'andi maserivisi yose atandukanye, ariko twabazaniye cano ikuye hano bayita Ayigasa Official TV. Iyi ngiyi bafitiye byinshi bitandukanye, irabigisha ndetse ikabaha n'impanuro zigiye zitandukanye n'izo dukura ku yandi masheni, ndetse ifite akarusho kuko iratwigisha natwe abanyeshuri impano zitandukanye z'abana bakiri bato n'uko zizamukiraho. Dukoresha iyi sheni tukareba ndetse tugatanga subscribe. N'abatsindiye rero muti byatangiye bite? Ni bimwe by'abasore rero kirakabaye. Umusore yakunze umukobwa bigeze aho bitewe n'uburyo rero babanye, nyine urabizi iby'abakundana, aza kumusezeranya ko baza gusohoka bose, baza kubyemeranyaho. Gusa umunsi warageze, umusore muramubona nk'uko atambuka nk'umuntu ufite gahunda, mu buryo bwo kudakereza umukunzi nk'uko yari yamusezeranyije n'aho bari buhurire. Gusa bitunguranye arimo agenda yaje kumurabukwa, yaje guhura nawe mu nzira, aza gutungurwa ari kumwe n'undi musore. Byaje kumubabaza, agwa mu kantu, ari nako yaje guhita atekereza ubundi buryo ki yaza kugira ngo amutelefone kugira ngo yumve uburyarya bwe aho bushingiye. Yaje gufata telefone aramutelefona. Turibuze guhurira muri comment umbwira wowe ubundi uhabyakira ute. Mbibutsa kugira ngo n'abatarakora subscribe muze kuyikora, gusa ariko nanone ni byiza no gutanga ibitekerezo cyangwa se comments, kubera ko nabyo ni ingenzi. Afunze umwuka nyine bimwe bya kigabo, yarihanganye aramuhamagara amubwira ati ese wahageze? Undi ati nahageze rwose kandi nari nagutegereje. Umusore yahise abika telefone n'agahinda kenshi, afata umwanzuro ko abatambuka akaza kubanyuraho akikomereza inzira, mbese nk'umuntu utababonye. Gusa umukobwa murabibona yaje gutungurwa. Mu kumara gutungurwa, uyu musore wamutiritaga cyangwa se bari bahagararanye bafunze inguni, rwose murabona ko ntacyo byamubwiye. Gusa ariko mu by'ukuri umukobwa we biragaragara ko byaje kumukoraho, bikaza kumukora ku mutima, ndetse bikaza kumutera kwicuza. Murabibona uburyo umukobwa byaje kumubabaza, aza gutekereza uburyo ki uyu musore wa kabiri cyangwa se uyu mu ex we wa kabiri, uyu musore yari yaratendetse uburyo ari buze kubyakira ageze mu rugo. Gusa uyu mukobwa byaramubabaje n'umusore biza kumubabaza. Gusa mu Kinyarwanda cyiza baravuga ngo guhitamo ni ukuzinikwa. Ni ukuvuga ngo rero wowe ukunda cyangwa se wowe uri mu rukundo, urabwirwa nyuma y'iyi nkuru. Ntukazajya ubona hari umuntu wagukunze ngo uze kwiyumvisha ko kuba yaragukunze hari icyo yari yarabuze cyo kuba yaba ahugiyeho cyangwa se yakora. Ni ukuvuga ngo rero just don't joke with love. Niba ufite ukunda, jya ugerageza gukora icyo ari cyo cyose cyaza gutuma aza kwishima nk'uko nawe
abikora abigirira wowe. Mbibutsa gukora subscribe, iyi ni ST Trustmate. Mbibutsa nanone gukanda ku nzogera nk'uko mubibona, kugira ngo video yose isohotse ujye uyibona kandi ubonere ku gihe. Ndabakunda. Ciao ciao.